tumaze gutemberezwa uruganda rwa Yego Manufacture Limited. Hanyuma tubasanze namwe hano mu biro twagira ngo mutangire mutwibwira munatubwire n'inshingano mwamufite muri no ruganda. Murakoze, nitwa Irankunda Bruno Lukasi, nkabandi assistant manager cyangwa assistant officer. Nkaba nshinzwe imikorere y'aha yose, nkaba nshinzwe n'abakozi. Mu kuvuga ushinzwe ibikorwa by'uruganda gushimwa n'abakozi. Hanyuma uruganda rwanyu twabonye rufite ibikorwa bigaragara. Nirebanga mukoresha kugira ngo mwe mukora inzoga nyinshi kuriya kandi twatwanye n'abakiriya batwe ko izo bajyanye zihita zishira. Nirebanga mufite mu ruganda rwanyu. Bon, bigaragara uruganda tumaze imyaka 2 dukora. Ibanga nta rindi no gutanga umwimerere na produit iri high quality, ifite quality nini kurenza uko twabyara quantité. Ikindi kintu twegera abaguzi bacu twumva icyo tugomba guhindura, hanyuma ndumva ari cyo gituma produit yacu iri hano iri standard. Hanyuma tuwe ko ushinzwe abakozi mwafata neza gute kugira ngo babashe kubyaza umusaruro mwifuza? Abakozi bahangaha usibye basic needs za mbere z'umukozi nuko aba yishyurwa neza, ako beside hari ibintu byinshi tubaha. Icyambere bishyurirwa ubwishingizi, yaba hano mu ruganda cyangwa hanze bw'ubuzima, ndavuga indwara ikora iki, tukabishyura ke social. Abakozi bacu baba hano hafi yacu, nta kubera tuba turi muri free zone ya kabiri, ni kure iyo utuye kure, so bafatira lunch hano. Ikindi kintu hari n'ibyo tugira nyuma y'amezi 2 byitwa agahimbazamusyi kabo. Bari no mu bibina hano, hari ibibina bitandukanye by'abakozi byo gutuma biteza imbere. Ni ibyo navuga ahanini tubafatiye. Gomanda abagabura birumvikana. Turabagaburira. Hanyuma rero abakiriya bo babagana bo mwafata mutse kugira ngo nabo bakomeze bishimire uruganda rwanyu. Service mubaha iri kuri rwego. Service icyambere tumaze gutera imbere mu bijyanye no kwegera abakiriya bacu. Aho buri wese ahari ubu twamukorera delivery, twamusangisha produit yacu aho bijyanira aho bacururiza n'abakorera. Ahanini nicyo twemphasizingaga uno mwaka kugira ngo tubegere, turusheho kuborohereza kugira ngo produit zibagereho. Kandi ikindi tuguma dusohora n'ubundi bwoko. Ubu ngubu mu kwa kabiri uko tugiyemo turasora inzoga ebyiri, imwe yitwa Lions Heart Rum, hakabaho iri kuvuga mu Kinyarwanda ni rum ni nkuko wavuga vodka gin. Twe tugiye gusora rum yacu yitwa Lions Heart, twongera tukaba tugiye gusohora n'indi yitwa Gorilla Coconut Flavored Waragi. Ubiri havuye ku isoko nayo. So byose dukora no kugira ngo tukomeze tubaha ibintu bifite umwimerere, kuko ndabizi nayo bazayikunda. Ni inzoga imeze neza, ni inzoga twize guhera muri 2019 tutarayiransa kugira ngo tuyiranse ifite qualité. First of all ifite qualité ko nta hitandukaniye na whisky. Mbese muzi imyaka 3 mwiga inyigo yayo uburogeze ku munota wanyu. Yego, ubu ngubu nibwo turayiransa ku itariki 15 z'ukwa kabiri. Abanyarwanda bayitege naryoshye kandi irahize, imeze neza. Hanyuma hajya andi moko yani mukora ayo mwari musanga nywe nangahe? Dufite ubu twari dufite ubwoko bubiri. Dufite Gorilla Gin, hari na Leon Vodka. Ayo ni vodka yacu.
twongera tukagira ubundi bwoko tugira ntago bwo ari inzoga ariko ni amaji y'abana yitwa Yego n'imitobe mbese y'abana imitobe abana bashobora gukoresha bagiye ku mashuri umwana ushobora kumupfunyikira umwana ni ji imeze neza harubwiye tuganira tubere ko ageza mu rugo zigashira ese mukora ugerageza gukora nyinshi ko batuye ko izo za ji z'abana zikorwa cyane urumva ji yacu iri kuri standard yo kuba dirwe ni ukuvuga ni umwembe ariko ushatse washyiramo amazi kugira ngo tubuke ushobora no kuyihora ukayimenya so iyi ji yacu rero kubera hari ibibazo byari birimo ahantu twavanaga imyembe cyangwa pulp mango pulp imipaka yari yaragifunze kubera ibibazo Rwanda se nta myembe yabo kubera ibibazo bya covid impamvu mu Rwanda twe tugurira abantu babitunganya urumva tugura nk'abantu bafata iyo misaruro yose bakayishyira hamwe hanyuma bakabasha kuyiprocessing mu Rwanda rero ntago twari twagira ubwo bushobozi ariko expecting wenda ko tuzabigira ariko ubwo icyorezo kiri kugenda kiba gikeya wenda turagura turebe ko kongera kuyisubiza ku isoko neza kuko yari imaze iminsi failinga tubura ukuntu tuyibicinga neza hanyuma iriya bombo ya Umunyarwanda yikunzwe nayo ibanga ryayo muri kuyikorana n'iteretse bombo ya Umunyarwanda yaje muri 2011 cyangwa 2010 niba ntibeshye ikindi kintu ubu hari amoko asa nkaho hari amoko atatu ya bombo hari bombo z'inkorora hari bombo za Umunyarwanda ntoya cyangwa nini zo bita lollipop hari bombo ntoya mbese mu bijyanye na bombo zacu twagerageje kwisanisha naho turi urumva bombo zacu ziri flavored n'amata so it means abana barazikunda n'abantu bakuru barazikoresha hanyuma rero mu gusozagira rero cyisaba abakiriya babagana unatubwiye neza aho uruganda ruherereye nyirizina nk'abantu bashaka kuza kubagana ari benshi aho ahariho bon wenda turaza kwafisha nimero bakoresha batugana gusa uruganda ruherereye muri free zone ya kabiri i Gahanga icyicaro cy'inganda zindi munsi ya Master Steel niho dukorera ariko kubifuza kutugana wenda bashaka delivery nababwiraga bakontakta nimero ziba ziri ku ikarito hanyuma tukavugana nibwo buryo bwiza dukoresha ubundi mu mujyi uwashaka stock y'ibinyobwa byanyu cyane cyane yayisanga hehe mu mujyi rwagati muri Nyarugenge market dufitemo icyicaro dufitemo abasupplier baduhagarariye hari munsi yo kwa Eugene hariyo stock yacu abantu bose bashaka gorilla cyangwa abantu bose bashaka produit zacu akenshi bazishaka niho bazisanga bace mu mujyi abanyabugogo nabo niho barangurira hanyuma bo mu ntara bo baratugana bakaba baza hano kubera akenshi na kenshi ntabwo turagura imipaka ngo tusupplyinge cyane cyane mu ntara nubwo twabitangiye muri Gisenyi ariko abo mu ntara baratugana cyangwa bakatuvugisha kuri telefone tukabakorera delivery cyangwa bakarangwa ku mastoke yandi ya Nyabugogo cyangwa mu mujyi akenshi kubera bo bashaka nyinshi quantity nyinshi bo hari igihe biyizira ku ruganda bakizira ku ruganda amarembo barafunguye nuko ni mu gihe nicyo musaba abakozi rero mukoresha cyangwa mukorana mu myitwarire yabo myiza cyangwa nuko basanga batanga umusaruro kugira bamese bakomeze bakore kandi bungura uruganda bon abakozi bacu ikintu cya mbere muri ibi bintu habanzamo ubwirinzi kwirinda ukwawe kuko tuba tugiringa n'amamashini tuba tugiringa n'amacupa yameneka ni ukuvuga ngo hagomba kubamo ubwirinzi ikindi kintu ni ugukunda akazi kuko natwe tuba twakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo nyuma y'ako kazi babeho neza biteza imbere
Kubera na covid mwayirwanyije mute nko mu Ruganda? Covid twebwe ikiza twashyizeho measurements. Mbere yo gukingira twakoreshaga uburyo busanzwe bwo gukoresha sanitizer, ariko nyuma yaho abakozi bamaze gukingirwa, ubu abakozi bacu bafite inkingo zose barashimangiye kugira ngo natwe ubwacu ntidutakaze umukozi mu gihe turi mu gukora, kuko baba bamaze kugaininga experience. Ni ukuvuga iyo tumugoze natwe ni igihombo kuri twebwe. Icyo mba mwakongera ku kiganiro tugiranye nk'umuyobozi mukuru ndabashimira ibikorwa by'Uruganda n'abakozi. Ndabashimira, mwakoze kudusura kandi turi kugerageza gukora ibyo abanyarwanda bakunda. Turi kugerageza gukora umusaruro twakisangamo twese. Mwakoze.